I see my love when I look in your eyes. See you when you walk into my door. Now you're the best, I can't no deny it. So be my host, oh be my guest. You're the love of my life. Now you the light like a lighter. So now we do it today, tomorrow, or even the other day. Carry me home. Amazina yanjye nitwa Bwiza Emelance, ndi umuhanzikazi Nyarwanda. Nkunda gukoresha izina cyangwa se nzwi ku izina rya Bwiza. Imiziki navuga ko njyewe yanjemo kuva kera cyane nkiri umwana, ndabyibuka mfite nk'imyaka 3 ndima muri choir. Kera cyane twabaga nitwa Umuhanga, and nkajya muri korali kuririmba, ariko ngakora no mu muryango urimo abanyamuziki, grandmother wanjye, papa wanjye. Sibyo bakoraga indi mirimo, ariko ukabona bari bakunze umuziki cyane. Ugasanga rero nanjye nkunze kumva umuziki, nkunze kuririmba, ndinjya muri secondary ndiga, ngeze muri senior 6, nirangije muri 2019, 2020 ubwo ndabyibuka nibwo nagerageje amahirwe nabonye ahantu bari gushaka umwana w'umukobwa utarigeze akora umuziki imbere, ariko ushaka ufite impano, ushaka gukora umuziki. And yeah, ndapplying hari muri covid, fata video y'umunota umwe ndayohereza. Yes, nyuma ya 2 weeks arambwira ngo natsinze. Kuva icyo gihe ninjira mu muziki ngiye kubikora nk'umwuga uzantunga. Of course nka community cyane y'Abanyarwanda hari ukuntu ibyo badapfa kubyumva gutyo ko umwana w'umukobwa agiye mu muziki, agiye kubikirara nabanze yige, ibyo wenda azabikora nyuma y'amashuri, kandi bamenye ko umuziki ni akazi nkuko najya mu biro nkicara runaka, nkuko nafite ikindi kintu nkora nkaniga. And yeah, byabanje kugorana ko ndabyuka ko nanirimba no muri choir, muri worship team ku rusengero. Apostle aramamagara aranyicaza mu biro arambwira what is this, ndicara njya kumwereka vision yanjye, ndambwira ibi nibyo nakundaga, mwereka ukuntu ibintu bimeze, nta kintu ugiye kumpindura, ngiye kwikora nk'akandi kazi numva nishimiye, nk'ibintu nakuze nkunze, none mbonye amahirwe y'umurongo ngomba kubikoreramo. Ndabimwereka ukuntu bizagenda, ni ibintu byagoranye kubyumva abantu, ariko demo bagenda babona ko ubikora nk'akazi, nk'ibintu nshaka ko bintunga, nk'ibintu nshaka ko bigeza ahantu kure, nk'ikintu nka dream yanjye mfite nini, nk'ikintu nshaka kwachievinga actually. And yeah, abantu bagenda babyumva gake gake. Gonna end in tears, nitutabihindura. Hari exchange, kuko exchange ni yari iri ibezingiye cyane kuri story yambayeho n'umu ex wanjye. Rero imaze kwirimba kuko numvaga ari abakobwa benshi bagomba kumva iyo message generation yacu, life tubayemo muri no minsi. Nkimara kwikora muri studio, actually nyuma yo kumva ko yinziza, ariko navuze ati ingi hari ikintu zasiga muri society ku rubyiruko rugenzi rwanjye. Ni relationship y'umukobwa n'umuhungu, ariko igihe umuhungu agukenera, igihe actually ntabwo ari umuhungu gusa, ko n'umukobwa bishobora kumubaho akabikenera ku muhungu, agukenera mu gihe yumva ashaka gushimisha umubiri we. None mba ndi kuvuga situation iki gihe njyewe nkamukenera, nanjye iyo maze kubona bimeze gutyo, sasa natanya nkavuga he's a rich guy, nanjye nzajya mukenera uko wenda ngiye gushaka telefone nziza igezweho, nyine bibe exchange of goods, maybe trade. Narinze ko urukundo ari rwo ruzayobora, none irari n'ubutunzi ibyo bifashe fora. Nasara album wese yitwa My Dream, abantu baravuga izi nzozi zawe wenda katutekereze tuzumvi, ariko ntago zari inzozi zanjye, ahubwo ni zimwe mu nzozi zanjye nari mbashe kugenda, ikintu nari mbashe kugeraho. Rero nge dreams zanjye ni nini, ziri big. Gwera cyane nyine umwana numvaga nshaka kuzaba umuntu, actually numvaga nshaka kuzaba umustar, ariko cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ndiko numvaga nshaka kuzaba umukinya filme, nka umuririmbyi nicyo cyazaga hejuru cyane, cyangwa umukinnyi wa basket. Gusa nge dream yanjye nk'umuhanzikazi mba numva nshaka kuzaba Bwiza uri presentinga u Rwanda ku rwego rwiza.